ubizi akarere nkomokamo ni Musanze, ariko imibereho yanjye ikomeje kumbera inshoberamahanga. Si ikibazo n'umuryango wanjye cyangwa ikibazo ni njyewe, ariko nanjye nitekerejeho mbona ndi mu mafuti. Mukurikira iki gice. Reka nkubaze, nk'ubu ngubu ndi umwana w'igitambambuga narangeza nkaza nkakunyarira, wavuga ngo uranyariwe? Kwanzindukiye nk'umwaka wanzindukiye. Bareka umbwire ijambo n'iryanjye nta mahoro uri bugira utarama isaha yanjye. Ariko iyo saha urimo koshija, iyo saha nahuriye he nayo mu by'ukuri? Nahuriye he nayo? Papa sinshaka kumenya aho wahuriye nayo. Ni ukuri ko Imana ishobora byose, iyo saha sinyizi ntumva. Papa wozi ibyawe biri mu mutima wawe, mu mutima wawe uzi ibyari byo. Uzi ukuri ngiye isaha yanjye. Iyo saha niyo murinda nkuba nyogokuru wawe, nako ntago ngiye kukubwira ibyo bakuru. Urumva wenda uzabimenya buhoro buhoro, ariko iyo saha nahuriye nayo. Okay, basi papa twemere ko wayitije. Wowe ntirurira isaha yanjye, misaha yanjye. Hako urinda kuvuga narayitije, nyitiza gute? Ni ukuri ko Imana afite. Kandi nimba ntugire ikibazo, ngiye icyo nkubwira ni ukuri cyo nuna, kandi ubona napfumenye ko ntasaha mfite. Ndabikubwira. Ushaka nkora ikiko? Papa iriya saha ko ari impano nateguriye umukunzi wanjye Murundi, wambabare ukayima koko. Murundi ufata amafaranga ngana kuri uyu yatakaze kuri kazunguriye, nurangiza uvuga ngo ufite n'undi wagura amasaha. Akusha ubundi wishe umuzungu ku buryo wabona amafaranga ngana gutya. Wase nagwaye biki? Ubundi uwo Murundi ntazi ni Murundi nyabaki. Mwaramutse kwa Marewa. Yesa shimwe Marewa. Pasta. Ya. Ahimbazi kama na ahimbazi. Pasta kweli. Yes. Unafika hapa? Mimi nafika kabisa. Kwa kufanya ni kwangu ni kwangu. Yesa shimwe huko. Amina. Assalamu alaykum warahmatullahi. Naje wawe pasta. Suri bidida sasa. Uvuye kwigisha bari ndimo. Ayo assalamu alaykum uracicika. Za mu gitondo bitanze. Assalamu alaykum. Ngo ariko nabyo nta kibazo. Ariko Yesu ni umwami. Na Muhammad ni umwami. Bare. Rero abagabo burya barakenera. Sinjo vile nilikuwa nakwambia. Yo mpamvu nje. Wewe karibuni nguzi. Wewe bila ntakaje kubugeze wanyu mwana. Amakuru se sha pasta. Ni meza. Ariko mfite ikibazo. Ndagira ngo mfashe. Shida gani? Nukuri mfasha. Wewe uko na shida? Shida gani sasa nikwambie? Urabona hano muri quartier turakwemera. Umuntu w'umukire ijambo uvuze haba ku mukobwa aho ku mugore ataryemera gutereta. Menjo Dr. Malewa. Unanijua basi. Rero nge nubwo ni pastor nderekwa ndasenga ibintu byose ni sawa. Kweli. Ariko gutereta byarananiye. Gutereta tu? Gutereta rwose ujya mu mukobwa muganirize yemere byaranze. Fasha rwose. Ndagusaidia. Wampaye bike? Wampaye iki saho? Wampaye iki ntagukore? Wampaye iki? Papa ngiye isaha yanjye ne kuburana nawe. Nakubwiye ngo pe none aha nimba afite isaha yawe ku izina ry'Imana. Do pushiyo mpetse. Papa basi reka nkubwire. Yemere ziriya saha kubera ukuntu yamenze ndaguye 30,000. Genda kwishyura 30,000 no misaha yanjye. Ariko umva mukure mwana. Wa mugani wasanga babaye bihagije pe sibyo? 30. Ngiye kuguha iminota 20 ngushakira umujura cyangwa ngushakira iyo saha. Uko bya ubundi buracyo use ntabwo yageze hari. Papa ngiye ntabwo nshaka kumenya ngo ninde yajyanye n'ikeusi cyanjye. Icyo mpfa nuko bwira mbonye isaha yanjye. Ariko bwira gute iminota 20 cyangwa 30. Ubundi binduze ko rumba. Ndakwereka umujura nkwereka isaha yawe. Ahubwo reka urimo kwandika. Mfasha rwose. Lakini mukobwa nkunda mutereta nyemere. Lakini mu Gifaransa aricyo bita consultation. Consultation. Urayizi? Consultation se none bijyanye no gutereta. No. Umukobwa kanyemera consultation gute? Consultation kugira ngo ihiri ijambo rya mbere nkubwira ryo gutereta. Uko nanjye narabyize. Ariko abakongomani rwose kukimunira by'amafaranga. Iba mwifashishije mugisha inama. Inama. Ndugu yangu. Leta dembane kwanza. Fumbira. Akura binyigisha byose. Ndakufundisha. Nabonye bizi pe. Fumbiri. Abagore barakwemera, abakobwa barakwemera. Haki ya Mungu. Mimi nakwambia fumbira hapo. Bibi ndabiguha unyigishe nuko. Wewe rwose. Unyigishe neza ariko nanjye bankunde. Mama yangu.
hizi pesa hizi ndagufundisha byose sasa nakwambia kuburyo rwose arahita nyemera agahita munda neza nuwe kwanza umukobwa mwiza kandi uranamuzi urabona igihe twe duhagaza ku muhanda uje turi kuganira icyo ushaka gikorwe munsi nkuko gikorwa mu ijuru yani bitya urofa bwa migani sasa hakuna ufarume hapa kwihana urusaku ndimo kumva imbere mu byango ni urusaku sheri urusaku ngo ibintu by'amadini hano bare rimwe kabiri gatatu mwavuye ahanga nase sheri ubu kwiriye kuza hano uvuga gutyo sheri wawe nde narakwiyamye nakubwiye nundi munsi ntuzongere suri sheri narakubwiye ngo ya karibuni bana uravugura mukobwa ajya ngo ni mushiki wa papa Rusaro uwo kazuri kare katoto nuko mwiza cyane atene zaki ya Mungu ndamukunda ndamukuza umutereta byaranze yaranyanze nitamuleta mwaki ya Mungu ankunde sasa hivi mani guhumugisha siko na simu afite telefone telefone arayifite se yayibona telefone arayifite leta kwanza nikuoneshe kitu ya kwanza dore nimero ye nikamwereke dore nimero ni yanditseho Gigi Uwimana yishimye Imana iramwishimira kuko ndamukunda wishapenda nawe mkama mtanganya sana kamwandikire message ngoya kwanza hapa naendena nakupenda sana ngoya kwanza message none se ibihumbi 2 uretse kwanza 2 nguhaye uretse tureko nasubiza ndabona subije data we ngarakwiyamye we mare nsubiza 2 byanjye nje ndabona kwanza umukobwa ukiona unamutereka nsubiza 2 byanjye nigende mare pastor ngoja mfite n'izindi gahunda iteretse umukobwa ugenda gake ukamwandika indi ya kabiri ngoya nawe yagusuzuguye ukamwandika indi ya kabiri ma telefone yanjye nigende mimi niko daktari wose jani naona mwandike nzima nataka tukutane sehemu moja tukule kuku samaki soda tuchangie uko tayari tuchangie watu wana sasa akomari ibi bintu nabyizeye ko biracamo sijani message gusa angari anasema nini turebe anasema niko tayari wewe uko tayari saa ngapi arwe ngariteguye ngese wewe witeguye ryari tumwandike saa ngapi tupata amasengesho ndavamo saa 8 haya saa 8 ukutane saa 8 ku migano ahantu heza se ni kuri Fine Guest House tukutane ni sawa ku Fine Guest House Nyarubande haya tuone sasa ubareta nkunda se anasara chibi okay ndugu yangu yasabu umugisha nako mimi nafanya dawa Imana ishimwe cyane nibi nashakaga wegenda ntabwo yamvugisha wegenda izo sane zigera murahura uraza kumbwira ko yankunze tayari ibintu zasaza nje nkwigisha mbese muganize nkayahe magambo utoye makote yako kwanza wavae t-shirt na kofia kama ya kwangu vaa jeans ugire ngo muniga ndugu yangu muniga yuje pastor kule ndi umushumba umukozi w'Imana mabibiri tacha nyumbani yuje guterete uhindura nyamani urumva none ukamwambia nini na Mungu nakupenda tena sana roho yangu iko kati unabyumva unakuwa anakoresha Kiswahili aliwahi kuishi kwa yes as Kiswahili nakupenda na kuhitaji nikikuona moyo wangu unadunda dunda sivyo gusa ntavuze ko Imana igira neza iby'Imana nubisa sikia sasa unaanza no utasema Yesu nuvuga Yesu nuvuga iby'Imana nibyo mugutete iby'Imana nako biza ariko ubwo tumaze gukundana wewe ni mugoro uze ugarukura mbere ariko yigena neza wose cyane nzagusabira umugisha ku Imana iteka ryo mimi maleo
berewe no kujya muri korali sha. Isa no original. Isa ndayizi. Oyizi? Isa ndayizi. Undi isa za original zaziremeye. Ndabizi neza ko niyo yagwa mu mazi nta kiba. Umva mubwire. Isa ndabizi neza ko ari original kuko ni yanjye. Yawe? Isa ni yanjye. Isa ni yanjye ariko. Isa ni yanjye narayishyuye. N'umuntu wayimpaye ndamusengera musabira umugisha aragenda neza nta kibazo. Isa ni yanjye. Wayiguriye se? Zana facture. Mereza isa yanjye. Iki? Mereza isa yanjye. Abakozi b'Imana n'ukuri twagura. Umudayimoni w'iki gitondo navuye. Ahubwo umudayimoni wo kwambara ibintu bitari ibyawe wowe ukuye he? Je nambara ibintu bitari byanjye. No si isa ni yawe. Isa wayiguze muri bushit. Jiwe ako si kuko urambwira ngo nje nabura amafaranga yo kwishyura isaha. Jewe ndasenga ndi umukristo mfite umugisha. Abantu bafite amaturo bashira hari nabura amafaranga yo kwishyura isaha gute. Isa narayishyuye ntanga amafaranga. Nge reka umbwire pasteur. Sindi umukristo wawe ngo ngiye nakugura isaha. Ahubwo urumbana no mu rusengero rwa. Nereza isa yanjye. Nanjye niyo mpamvu nkwishimiye nk'ubuwenda gusuhuza cyane. Ko mbona bava umukobwa mwiza ushaka kuzukarimba muri korali ukabona umugisha utari ukugenda ubeshya ugenda ubona ibyo abantu bambaye uzaze mu itorero reka rero uririmbire mereza isaha yanjye mereza isaha yanjye si ni biki koko mereza isaha yanjye niba udashaka ko nguteza akagari cyangwa mvuze induru iyi karitsiye yose ikaza tujye ku kagari werekana aho wayiguriye ntacyo twebwe ubundi mu buzima nanjye ubwanjye sinkunda amahane kandi na Bibiliya niko itwigisha niba mu mutima wawe wiyumvisha neza ko isari yawe utikekamo icyaha ngiye kuyiguha nziburanira no iravuba vuza urane n'uwaye ngurira sinsengeri wangu ndakoreza ruswa y'amasaha cyangwa ibiki merese ibyanjye ati Imana ikubabarete utajya ugura ibyo wamujyambara ibyo waguze Nyasa ya nziza pe Yamanzini numwe nagushakaga wangiza amahirwe ni nk'Imana ibikoze n'undi nanje iko uzi ko nanje ku rusengero rw'iwanyu ku rusengero ni kuri kw'Imana rusengero je kumara iki kuri nandi kugushaka ahubwo unshaka yego pastor umuntu umukozi w'Imana ugatinyuka ukambeshya ngo usankiriya uhwanye n'amafaranga igihugu iki ahubwo wowe warambeshye uratinyuka ukabeshya umukozi w'Imana ariko mwaradufatiranyije mwumva ko ntacyo twabatwara nitwitonda nta kibazo ngo dusenga uraza urambeshya wowe uranyisikuroka isaha wari wayibye umpisaha wibye ahubwo mereze ahubwo iri he iki se ariko uzika kakiza bura nagashyira hasi wowe agakiza nakambika hasi tonde uretse gato waranabikoze kuko warambeshye ngo ugiye kusabira imigisha ahubwo uryo jonda naguye igihumbi cyanjye ndanagusengera ngo usabira umugisha igihumbi urakibika umpisaha itari yawe iriya saha ihujwe n'igihumbi uko nari imbereye ihwanye n'igihumbi iriya saha nari imbereye gusa igihumbi cyanjye rero ibyo ntabyo nzi nimba ntabyo uzi rero ubwo ibintu byambayeho uzi ko nagiye ngiye gusenga nkahura n'umukobwa kamfata yaranyishe yafashe ishimwe umukobwa hamagara ubuyobozi ahamagara daso umukobwa ubonye ibintu bigiye kubibazo nikuramo ndayimuha umukobwa mwiza w'inzobe umeze neza muremure ujya kumera gutya ufite imisatsi umukobwa namubonye ndishima n'indi migufi nyahangaho w'inzobe namubonye ndamwishimira ndavuga Imana yanjye uyu mukobwa yaba umuririmbyi mwiza nzi ko ngiye kumuzana mu rusengero akajya atambira Imana ngiye kubona mbona mfashe ishinga nambwa ati mpesa igihumbi uramwibutsa se igihumbi niwe wayibye nese igihumbi wisumenya kare wayibye womye icyo gihumbi cyanjye rero ubwo nyene ari sawa mazi tubyihore tubirangize igihumbi cyane nigende nzagifashisha ipfubye n'abapfakazi ipfubye uzemeye pasi sibyo umva mane abazimu uyu munsi nahuye nabo ese kubabarira ariko uzaze ngo usenge nyine nta kundi akasatani bano kunjira Hayiwe umubyeyi yabyara abakobwa
nyakugira imana ndyama nzindutse arashaka umuhungu ababazwa nuko yabyaye abakobwa gusa ko nta shema bamuteza mu bandi bagabo umubyeyi yabeshye umutware ko twita umuhungu kugira abone agahenge amahoro atahe mu rwabo umukobwa wuje umuco ari we Rusaro arwanira ishyaka cyane uwo muryango mutware w'umugezi umva umva Rusaro umva mutware w'umugezi umva umva Rusaro umva mutware w'umugezi umva umva Rusaro umva Rusaro gatari bite nta kigenda rwose papa Rusa ko mbona se utarwiyambitse kandi mbona mfite n'imijinya habaye papa Rusa njye babwira ngo niba narabyawe n'iki niba ari imvungu sindamenya gusa sinzi uko nta mubyeyi mfite umubyeyi yabeshye umutwe agiye gukeba gusa witonde rwose agomba gukina nanjye ndaguhenda oya ni inshuro 10 baba ni gatatu muzee barakwisha wewe muzee barakwisha muzee wewe abajoga nabo bagira wewe muzee wewe muzee wewe njoga nakwisha muzee wewe shira muri santimetero Rusaro